Stories ku mbuga. Hello, once again, bakunzi ba The Blah Blah. This is Stories ku mbuga. Then mwamugenda mukurikira ama story menshi abaje acicikana hano ku mbuga nkoranyambaga. So story igezweho n'ubundi ni ibisigisigi bya Trace Music Award 2023 byatangirwaga hano mu Rwanda bihari kuri BK Arena. So rero hari abahanzi benshi bagiye babyitabira bagiye performingamo b'abanyarwanda. Urumva yo event yabereye mu gihugu cyawe ugomba kuzagira amahirwe menshi y'uko abo bene gihugu cyangwa se abanyarwanda bazitabira iyo event. Ubu rero noneho mu bisigisigi bya Trace Music Award bitangwa nyine buri mwaka hagenda hahembwa abahanzi benshi bagiye batandukanye. So ubu umuhanzi kazi noneho bavuga ngo buriya baravuga ngo buri muntu ntawe utagira umunsi we, buriya iyo umunsi wawe wageze bya byishimo cyangwa se bya biri wahoraga wifuza cyangwa se bimwe wahoraga urota ushyirwa ubigezeho. So nuko uvuga ngo noneho abahanzi benshi hari igihe kuko nta kintu kijya kiba ngo kibure impact cyangwa se ingaruka zibe mbi cyangwa zibe nziza ku bigiye bitandukanye. So rero uyu muhanzi bamwita Bwiza nyuma yuko aperforminze muri Trace Music Award 2023 rero kuri iyi nshuro nyine ibisigisigi nawe byamugezeho cyangwa se impact nziza yamugezeho nyuma yuko nyine iyi event iyo yabereye ahantu runaka ibintu biba byakomeye kuko amaso yose igihugu cyose mu Rwanda wose yari ibihembo bikomeye. Mujya mwumvaza Grammy Award cyane n'ibindi bihembo bigiye bitandukanye iyo byabaye ahantu harashya hagatokombera. So kuri inshuro bya Trace Music cyangwa se Trace Music Award nyine yaberaga hano mu Rwanda byagiye nyine bitumbagira cyane. None dore bamwe mu bahanzi batangiye kugenda bakabya inzozi zifuzwa na buri muturarwanda wese ugiye utuye muri kino gihugu cyacu cyangwa se n'uwagiye hanze cyangwa se n'abandi banyamahanga benshi kuko buriya ni bakeya bapfa guhura n'umuntu ukomeye. So Bwiza rero ari mu bahuye nyuma y'ibitaramo cyangwa se nyuma y'igitaramo cya Trace Music Award cyaraye kibaye mu ijoro ryakeye. Ari mu bagiye nanone guhura na Muzehe Nyakubahwa P.Kagame, His Excellency wa Repubulika y'u Rwanda. So bamusanze muri Village Urugwiro. Aba yari team ngari yagiye iherekeje umuyobozi mukuru wa Trace Music cyangwa se Trace Award bagiye bamuherekeje. Noneho Bwiza nawe agira amahirwe yo kuba yaza guhura na Paul Kagame, perezida w'u Rwanda. So uyu mukobwa ni amahirwe akomeye dore ko yavuze ko ari ibintu bimushimishije cyane. Kanze nkwereke imwe muri post we yakoze avuga ko ari ibintu bimushimishije cyane kuba yahura na Nyakubahwa His Excellency, ko ari inzozi za buri umwe wese kuko nta muntu uba utabyifuza. Bwiza ibarabikesha kuba yaraperforminze muri Trace Award mu bihembo nyine byatangwa hano mu Rwanda. Yakaba bikesha nyine kuza guperformingamo no kuba ari gukora cyane muri ino minsi dore ko uyu mukobwa ari mu bakobwa b'abahanzi nyarwanda bagezweho muri ino minsi kandi bari kugaragaza guhozaho mu byo bari gukora byose. So no kuvuga ngo uyu Bwiza ufite cyangwa se waraye anaririmbye indirimbo ye agace gatoya Karmi, ubona ko yari yishimiwe n'abantu benshi ku rubyiniro hariya muri BK Arena cyangwa se kuri stage. Buriya ni ibintu bidapfa gushobora buri muntu kuko buriya kujya imbere y'abantu bangana kuriya ndakurahiye ubaye uri umuhanzi ukiwaya ukizamuka ntabwo ushobora kujya imbere ya BK Arena yakubise yuzuye ngo ukore performance inogere amaso, dore ko ari no mukobwa ukunda kuryoshya stage
umukobwa rwose ubona azi gutegura stage, azi kubikurikirana cyangwa se azi kubinoza. Rero yaje kuba ahura na muze His Excellence Paul Kagame. Reka mbanze nkwereka agapost yakoze hanyuma nakagusomere birashoboka kunonosorwa cyangwa se kumva ibyiyumvo by'umukobwa nyuma yuko ahuye na muze n'indi mishinga baba bagiranye twaba tutumvishe cyangwa se tuzumva mu gihe kiri imbere, dore ko iyo umuhanzi agize imana zo guhura n'umukuru w'igihugu ashobora kumugezaho ibyo yabafasha nko mu ruganda rw'umuziki hano mu Rwanda, ibyo yamufasha ku giti cyiwe n'ibindi bigiye bitandukanye. Hariya bakunze kwita ngo ni kwa dadi mukuru, kuko iyo wagezeyo ikibazo wajyanye ushobora kuza kuhava ugisubijwe cyangwa se ubonye igisubizo cy'ikibazo washakaga. Ayo rero ni amafoto ubona ko bari bishimye. Uyu mukobwa ya rwose wabonaga ko ku maso ari akamwenyu. Ubushize yari Bruce Melody, ubwabanjije ari Christopher. Undi muhanzi tubonye ifoto yiwe hanze ari kumwe na His Excellence Paul Kagame n'uyu mukobwa Bwiza. Reka turebe ibyo Imbamutima ze yagaragaje. Reka turebe. Ati guhura na Perezida Paul Kagame ni inzozi zibaye impamo, kandi ndabyishimiye cyane. Ntago ari role model wanjye cyangwa se umfatiraho nk'icyitegererezo gusa, ahubwo ni umuntu utuma cyangwa se uwinspira abanyarwanda n'abanyafurika. Uri kubyumva neza, ni umuntu w'inspira abanyarwanda n'abanyafurika. Nibyo nahoze mvuga kare, ni umuntu nyine n'abandi bo hanze baba bashaka ko aza guhura nawe ku buryo nyine ni umuntu nyine umaze kugera kure, yaba abageze hejuru yaba abakiri hasi, bose bifuza ayo mahirwe yo kuza guhura na President Paul Kagame. So Bwiza rero iki ni kigaragaza ko kwanza umuziki nyarwanda uri kugenda uzamuka cyangwa se utera imbere, kubera ko ntago wapfa guhura na President gutyo gusa nta kintu cyabaye cyangwa se nta kintu wakoze bira mupangu. Ni ibintu bidashoboka. Rero ibi ni bituma n'abari hasi bavuga ko nyine cyangwa se bagomba kugira iyo inspiration cyangwa kugira iyo courage, bakavuga ko bakagira iyo mumbero nabo bakazashaka aho bagera bakagera kuri uru rwego, kuko bakuru babo cyangwa se ababamanjije mu byo bari gukora hari ahantu bari kugenda bashyika. Rero uyu Bwiza unafite indirimbo ashaka gushyira hanze na Double J mu minsi iza. Rwose uyu mukobwa ari hafi no gushyira hanze indirimbo. Urumva ko ni wa mukobwa ukora uri hard working, umukobwa uhozaho udashobora nyine kureka ngo ibintu bigende gutyo gusa bira mupango. This is the cat babla. Ago by the mfisha like, share and subscribe ahanga kuri YouTube channel yacu ya The Cat Babla. Abari stories ku mbuga nanjye mugende mu following kuri all my platforms cyangwa se ku mbuga zanjye zose arizo Instagram, Twitter and ndumva na TikTok n'ahandi nta zindi mbuga nkoresha. Hanyuma tujye tubana every single moment, every single day, every single minute. What